abari abazungu nyine bakina Kobalite hanyuma nabo bamushyira igitutu bamubwira ati Betu Keita wateguye raporo imeze iravuga neza Kisekedi iramushimisha cyangwa iramurakaza ibyo nibyo bintu arimo arategura gufunga Kobalite amezi 3 niho gufungura n'umuhora wa Hormuz kuki ku banya-Iran n'ukwigaragambya no kugira ngo yereka abazungu yuko atishimye kugira ngo bamufatire imyanzuro itari myiza bamufatira imyanzuro itari myiza kuri M23 mbega bafite M23 bayimanure bayicyase bayitsikamire kugira ngo bakunde bashimishe Kisekedi abahe kuri Kobalite. Peteroli ku isi leta igabanukaho 20% kuvuga ngo hari peteroli ihaca yose igana na 20%. 20% ni nyinshi. Ingagi Empire iyi ni yindi chano icyaho amakuru acukumbuye asesenguranye ubuhanga chano nziza cyane muzamusangaho ibiganiro bikozwe n'umusesenguzi mukunda cyane witwa Mutwara Sibo TV jya kuri Ingagi Empire ukanda subscribe unatanga na comment utubwire ibyiza twabagezaho. Ingagi Empire ni yindi chano iyuza amakuru asesenguye. Ibihe byiza nshuti kadasoka basangiranye bavanywe mwe tukomeje kubana kuri channel yanyu yitwa Ingagi Empire twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana tubabwira ngo murakaza neza ku meza y'ubusesenguzi ku Ingagi Empire. Nizeye ko mwese mwakaza subscribe njyewe ureba kuri kamera nitwa Mutwara Sibo ariko nawe reka mubwire ngo reba hasi ukane subscribe ukomeze kubana natwe winjiye mu muryango mugari w'abakunzi bacu. Tuje rero kumeza y'ubusesenguzi aho tuje kurebera hamwe amakuru aba yasohotse tukayasesengura duhundi tukumva iki byinshi nyuma y'ako tuna breakinga amakuru. By the way ubona tuvugana kumeza y'ubusesenguzi Kisekedi Antoine Kisekedi Chilombo akaba yamaze kugaragaza ubwoba bwinshi cyane aho yagaragaye yuko yamaze gufata amabuye ya Kongo akayahindura intwaro yo kugira ngo akange abazungu. Ndagasubiramo Kisekedi Antoine Felix Kisekedi Chilombo akaba yamaze gufata amabuye ya Kongo akahindura intwaro kugira ngo arwanye umutwe wa M23 aho yafashe amabuye ya Kongo yarangiza ndavuga Kobalite muri rusange Kobalite akaba yavuze ngo agiye kumara amezi 3 atayisohora ngo atayishyira hanze ngo kugira ngo igiciro kiyongere kizamuke ngo kubera ngo ku isoko buriya Kongo ishyira hanze isoko ringana na 70% bya Kobalite yose icuruzwa ku isi yose. Kandi bibutse Kobalite ikenewe n'isi yose ko yako niyo ikorwamo ano mabatiri ano device bine bintu byose koza bikenera batiri byose bicagingwa bidakoresha essence uzikora ibyo bigezweho ubu rero ari ku isoko pe ari amabuye arakenewe aha hantu rero bikaba byatumye Kisekedi ahita bikoresha nk'intwaro no kuvuga ngo komeza busesenguze kwisesengurira mu itamu byumva impamvu yavuze ngo ari amabuye ntago uzojya kuyasubiza ku isoko nuko yamaze kubona ko kwiteki 27 z'uku kwezi umutwe wa M23 akanama karundi kazicara bakiga ku cy'umutekano cya Kongo. Ikindi mwibutse ko Betu Keita yari yasuye umutwe wa M23 ubushize murabyibuka ubwo Betu Keita yazaga bakaganira ibyo baganiraho bitagiye bitakomeza gusesenguzi mitabona wo Kisekedi yasabwa ati kugira ngo mu kanama karoni bazafate umutwe wa M23 wawushije bawutanga raporo mbi muri Loni nuko ndibushyiraho bino bikangisho ku babosi ba Betu Keita. Ndavuga Betu Keita bari zikora umukozi wa Loni ibyo ni bisanzwe ni intumwa ya Loni akaba nakorenezera nabura ubutumwa bwa MONUSCO muri Kongo nuko ngo hari raporo azatanga kuntu yabonye inyeshyamba kuntu yazisuye kuntu baganiriye ndavuga M23 AFC M23 arabona yarabasuye agana n'abayobozi baho hari ibyo baganiriye raporo azatanga ejo ku itariki 27 bivuze ngo Kisekedi ntayazi Kora kwa Kisekedi ntayazi yahise avuga ati bo none reka nkoresha ino technique mfata amabuye mfate banazungu ibi ngibi rero Kisekedi arimo arabikoresha nk'intwaro kugira ngo yigarura imitima y'abantu bazungu abakange nibarangije ejo bundi ni bahita bamenya impamvu bahita babona ikibiteye bahita bibaza ati kubera Kisekedi yafunze Kobalite impamvu ibitera ya mbere bahita bayibona yuko ari kugira ngo akunde abakangire abamurwanya bitume Betu Keita nimbere yateguye raporo nziza nimbere yateguye raporo ishimagiza M23 nimbere yateguye raporo cyase n'ukuntu baganire na M23 ahite abihindura cyase n'ayinanga no kubihindura aba boss be abari abazungu nyine bakina Kobalite hanyuma nabo bamushyira igitutu bamubwira ati Betu Keita
wateguye raporo imeze iti iravuga neza Kisekedi iramushimisha cyangwa iramurakaza. Ibyo nibyo bintu arimo arategura hano rero. Ahangaha bitabigerekana imbaraga z'abantu ashobora kuba afite Kisekedi bazi gutegura uburyo bazarwanya cyangwa se bazakoresha amaturufu yose ashoboka. Kuko byanze bikunze mwarabonye ko Kisekedi ahantu hose byatangiye agenda ahantu hose akiriza, ahantu hose agiye akavuza induru, ahantu hose agiye akavuga ati rwose mu ntabare. Ubu ngubu byarangiye asigaye akoresha ikintu cyose abonye cyose gishobora kumurwanirira agahita gishyira imbere. Ahangaha rero, ahangaha ndimo ndabona ejo bundi Bintou Keita ahindura raporo. Ngire ko mbibona raporo yari yateguye kuri M23 nimba itari nziza kuri Kisekedi arahita yigira nziza, nimba yari nziza kuri M23 bahita bayigira mbi kugira ngo ashimishe ababosi. Kuko byanze bikunze gufunga ko Barite amezi 3 niho gufungura n'umuhora wa Hormuz kuki ku banya-Iran akanone kabihuze. Nk'uko Kisekedi yavuze ngo agiye guhagarika amabuye y'agaciro no ya Barite ntajye ku isoko. N'ukwigaragambya no kugira ngo yereka abazungu yuko atishimye kugira ngo bamufatire imyanzuro itari myiza, bamufatire imyanzuro itari myiza kuri M23. Mbega bafite M23 bayimanure bayicyase bayitsikamire kugira ngo bakunde bashimishe Kisekedi abahe kuri Barite. Ni kimwe rero nanone reka mbite mbihuza ni nk'ibi bintu Iran yatora Al-Khamenei nawe yavuze ati uno muhora wa Hormuz reka tuwufunga. Nitumara kuwufunga noneho peteroli ku isi leta igabanukaho 20% kuvuga ngo hari peteroli ihaca yose igana na 20%. 20% ni nyinshi. 20% ni nyinshi cyane ku buryo ku isi ibiciro bitete bizamuka nibizamuka abantu bose batangiye kurakara leta zunze ubumwe za Amerika zagiye kurasa ku masite ya nuclear y'abandi ya Iran. None abantu barakarira Amerika itije ku gitutu ituvuga ati abantu bari baturakarira batwanze. Noneho bituma Amerika ahita yisubira ntikomeze gufasha Isiraheli. Usibye ko bigoye cyangwa se bemere bashyire baro hasi bemere bahita bavuga ati aho kugira ngo isi yose turakarire ivuga ngo twebwe twatumye ngo petroli izamuka cyane ko kurasa ko cyane kurasa no masite ya nuclear muri Iran nta kintu yitwaye Amerika uretse byaye n'ibyo nyine byo kwanga umuntu kuvuga ngo nawe ntatera imbere. Ariko ubundi kuyarasa hari ahantu abantu bose bazabibaza atari kusubundi kukibagiye kurasa mu gihugu cy'abandi ikibazo. None narangiza cyasa avuga ati abantu bibaza bati se ubundi bagiye kwica abayobozi ba Iran babiciriki. Kwanza biriya bikorwa bazabavuga ati biriya bikorwa ni ibikorwa by'iterabwoba kugenda mu gihugu cy'abandi bantu kugenda ukica abayobozi ukongera ugasohoka wirukanka. Ibyo bintu byose bazabita bavuga ati ibi bintu ni ibikorwa by'iterabwoba. Bahita bavuga ati Amerika n'umuhungu wayo Isiraheli nabica nyine cyase n'abantu bakora ibintu by'iterabwoba. Ahangaha rero naho niyo tufu rero ayatora Al-Khamenei arimo arakoresha niyo na Kisekedi bijya kugira nisano. Kuko Kisekedi nawe yaribye avuga ati kugira ngo M23 nkange bane bazungu M23 bayibangamire nuko nayo ndi bufate amabuye ya Barite nkayabangamira nkayafunga namara kuyafunga abazungu bakabura ibyo bakoresha mu nganda zabo bahangayika bagahita bumva amarira yanjye bakumva gahinda ngize bagahita bavuga ati bo reka tumushyigikire atwihera amabuye. Nuko bimeze ni muri urwo rwego rero nuko bimeze nanone generali Yahya Saleh mbibutse ko ni umujenerali ukuriye umuvugizi w'ingabo z'umutwe w'aba Houthis. Houthis mbibutse ko ari umutwe ukorera muri biriya bice bya Yemen uterwa inkunga nawo na Iran kugira ngo ubangamire inyungu z'Abanyamerika na Israel muri rusange. Ahangaha rero aba Houthis nyuma yuko bamaze kubona yuko babatereye site zanike ngo nabo ndabashyiramo kuko n'undi bose n'umwe ni Iran niyo ibashyigikiye niba ari inyuma site zanike rero za Iran Amerika ikizirasaho byatumye aba Houthis bongera guhaguruka bahita bava no mu masezerano. Mbibutse ko bari mu masezerano n'Abanyamerika aho Amerika barwanye ku mugaragaro bagahana ariko bikarangira n'ubundi aba Houthis banze kuva ku izima ahubwo Abanyamerika bagacika intege. Abanyamerika rero bahisemo kujya gute bahisemo kujya mu mishyikirano barabinginga baravuga ati aba Houthis muzi tujye mu biganiro twunga ubumwe uburi turebe kuntu twakorana bunga ubumwe muri kwa kunga ubumwe. Ariko Amerika ahita ivuga ati uboshya turamuzi uboshya na abanya-Iran rero tuzagira tubice bari abayobozi tumara kubica mwebwe tubaciye umutwe. Ntabwo bari bazi ko ibintu bizafata ino ntera rero baragiye bica abayobozi muri Iran ngiye ibyo mwarabyumvishe barangiye kubica bibwira ngo aba Houthis bagiye kuva ku bintu. None ubu ngo Houthis ahubwo barimo baravuga ati natwe tugiye gufatanya
nande na Irani ubundi tuzo tubarwanye nagara abo ngabo bose kandi na Hezbollah nuko n'indi mitwe yose yarahagurutse abahautis rero utuvugana abahautis bafashe umwanzuro bavuga bati ntabwo muzongera gucisha amato yanyu y'ibicuruzwa cyangwa se ibindi bintu muvanye mu burasirazuba bwo hagati ntabwo azongera guca mu nyanja itukura twege turahagaritse turayafunze amato tuzanyuramo hano muri no nyanja tuzajya tuyarasa kugira ngo tubereke ko twarakaye ikindi mwakoze igikorwa cy'iterabwoba cyo kujya kwica abayobozi muri Irani ikindi bono bongeyeho n'akandi kantu turimo turarwanira n'abantu bo muri Gaza mbibutse ko abantu bo muri Gaza ni intara ya Palestine nuko bose bigenda bihinduka ubundi mbere yari Palestine na Israel byose bibana ari ibihugu bibiri birebye muri makeya ariko kimwe cyo leta umuryango umwe bw'abibunge warabogamye aho kugira ngo unubundi cyari igihugu cya Palestine ariko mu kujya kukigabura bakatagaho gatoya bakita Israel mu gihe ayo mateka yo murayazi ikindi gice gisigaye nkaho baketse ngo gikomeze n'icyo kibe Palestine nk'igihugu kigenga ahubwo bagikoresha nabi cyo bakima ubwene bakima mbega uburenganzira bwo kuba igihugu muri Loni mbega nako bagifashe nk'igihugu gice gisigaye kandi muri cyo cyari igihugu nuko ngo igihugu cyari Palestine baraje bakataha akantu gatoya bakita Israel igice gisigaye bakima igihugu bakukima igihugu mvuga niki nuko kizwi muri Loni gifite abantu bagihagarariye president waho yemerwa mbega ari igihugu mu kindi nuko ngo byari kumaga ku bihugu bibiri bituranye Israel na Palestine ibyo no byatumye Israel bihita ivuga ati ngiye kuza ubundi gahunda yari Amerika yari yo gufata butaka bwose bwahoze ari bwa Palestina bakongeraho n'ubundi bwo ku ruhande buneze na za Misiri na za kizose nuko ngo hari ubutaka bw'ici Israel ishaka ariko ubundi butaka bwa mbere na mbere yahereye n'ubutaka bwa Palestine kandi Palestine niyo yabacumbikiye ibaha ubutaka hagati mwega kugira ngo mukomeze muze gukorwa genocide hiryo no hino muhemukirwa muze tubane baraza haje bo n'imbaraga nyine za Loni birumvikana Loni yarateranye iragira ikata Palestina ikata igihugu cya Israel ariko hasigaye yanga kuyuko haba igihugu ubwo yemera igihugu cya Israel bya Israel yagiye yagura umupaka yagura iraruha none wumve kuntu Israel hari ahantu yashyize muri imbaraga yashyizemo ibintu bitaneje abantu benshi yafashe igihugu cya Palestina uko irwana igenda giseseramo hagati igicamo kabiri iragendera no ku majyaruguru hari za Haifa hose igera ruguru harafatana hamaze mara gufatana byabaye ngombwa yuko hasigara mu cyahoze kitwa Palestina hasigayemo ibice bibiri hari igice cya Gaza na West Bank yo ubwo iri burasirazuba noneho wumve kuntu bine bintu bishekeje hagati y'agacamo igihugu cya Israel ku kandi gace kandi ugasanga nanone hari akandi gace kitwa Gaza wumvise ibyo bice bibiri nuko ngo Palestina bayiciyemo kabiri bivuze ngo hari intara ya Gaza hari n'iya Palestine hari intara ya West ya Gaza ndetse n'intara ya West Bank mu cyahoze kitwa Palestina nuko ngo ni Palestina ariko ifite intara ebyiri zidakoranaho zidafatanyeho hagati y'acamo ikindi gihugu cyabigaruriye kibica kibakoresha ibyo gishatse byose ubu rero imitungo yose ya Gaza ni Israel yikontorora iyo muri West Bank ni Israel yikontorora bivuze ngo abantu bose barabireba bakababara none abarabu barababaye bavuga ati se abantu twarabacumbikiye tubaha igihugu baraza nta merekezo bari bafite none barahageze barimo baratwica reba kuntu dutwara igihugu igihugu cyacu bagicemo kabiri n'intara zindi zasigaye ntibazitse ngo zidegembye basi barakomeje baratubangamira niho mwajya mubona imitwe nka za Hamas na za Kina za kiniki byose bihaguruka bikemeza kurwanya umuntu witwa umunya-Israel cyangwa se umuzionist barahurutse barabirwanya ubwo Iran nayo byarayibabaje n'andi makimbirane yandi yo ku ruhande n'inkuru ndende niho iriya mitwe yose yazamukiye n'abahautis rero twatugeze rero abahautis bahise bavuga bati mwebwe Israel ibintu mukorera bano baturage bo muri Gaza bahoze bari ba Palestine barabacumbikiye tuzabarwanya mpaka ubu n'abahautis batangiye kuzabohereza za Misiri nabo bakazohereza muri Israel zigenda zigasenyaho abantu ikindi inyanja y'umutuku barayishimuse barayifunze baravuga bati nta ndurgato buzongera gucana bw'abanyamerika cyangwa se bituti zabo nta muntu numwe wegamiye ku tuti za Amerika nta muntu numwe urwanya Islamu nta muntu numwe ubangamiye inyungu za Islam nta muntu numwe uzojya kuducanamo hano tutamuhaye uruhushya niyanga tuzamurasa General Yahaya rero General Yahaya yavuze ati urwego mpamagara rw'abahautis tugiye guhaguruka dushyigikire abaturage ba muri Palestina mbibutsa ko abaturage muri Palestina bakomeje kwicwa urubozo nk'urugero ngubu hari komisiyo yashyizweho yo gufasha no gutabara impunzi n'ikindi no gufasha imbabare ariko yashyizweho na Israel kuko urumva niyiha control
ariko ikintu gishekeje umuntu araza gufata ibiryo aje gufata nkuko n'izindi mpunzi zose zifata, murabizi ko bahunze babamenesheje ahantu habo ubutaka bwabo barimo Israel igenda bwigarurira, ariko umuturage yaza gusaba gufata ibigori, yaza kwifatira amavuta nk'abandi bose, yahagera bakakuramo bashaka bakamwica. Ubu ngubu uyakora kumva ejo nubwo duherukana hari Israel yari amaze kwicamo abantu 150 mu mpunzi, mu badeplace, mu bantu bavuye mu byabo, mu bantu bari baje kwifatira bya bigori n'ubundi Israel ibaha. Binavuga yuko ibafata nabi, bamwe rabica, abandi rabananiza, abandi rabagerageza kubagabanya umubare, mbega baragowe cyane. Ibi ngibi rero birimo birazamura umujinya w'ibihugu byinshi cyane, ariko byinshi byatinyaga Amerika. Ariko kwa Amerika nayo irimo iragenda icika intege, harimo haragenda havuka ibindi bihugu. Urugero urabona nk'ukuntu Iran irimo irazengeza Amerika, yarayijengereje cyane. Biriya bintu buri nabo byari bisanzwe, buriya rero bizatuma n'abandi bantu bagenda, n'abari barabayengaruzwa mu heto baremeye guca bugufi, aho gata Amerika se shawe yigumuye ko yakwica yakwitana. Ubu ngubu nabo bazagenda bazamuka bigumura cyane cyane ko n'Uburusiya nabo bwahise buvuga ati ntabwo twakomeza gutegereza, ntabwo twakomeza kwicara, tugiye guhaguruka dufashe inshuti zacu z'abanya-Iran. Kandi ufasha Iran ubwo no kuvuga ngo ufashije na Hamas, ufashije na Hezbollah, ufashije n'abahouthis, ufashije n'abandi no kuvuga ngo ahangaha tugiye kubona intambara ikomeye cyane. Imana dufashe rero, Imana dufashe iyi ntambara ntizabyure cyangwa ntizavukemo intambara ya gatatu y'isi, kuko byaba ari ibibazo bikomeye cyane, byaba ari ibintu bikomeye cyane, nta keza k'intambara iragatsindwa. Ahangaha rero, Imana dufashe byibura bizarangire, ngiye uko mbibona komeza musesenguzi, ndimo ndareba nkahita mbona bizarangira n'ubundi igihugu cya Palestina kibonye ubwigenge, kuko n'ubundi nicyo kintu cyabuze cyonyine. Iyo bemera igihugu cyasigaye cya Palestina bakacyemera nacyo nk'igihugu. Rero reka nkubwire wowe utarakanda subscribe, reka musabe ukande subscribe kugira ukomeze kubana natwe kuri Ingagi Empire, kugira ukomeze kubana natwe. Rero reka mushimire ibihe byiza, ciao ciao. Ingagi Empire, Ingagi Empire, iyi ni yindi channel icyaho amakuru acukumbuye asesenguranye ubuhanga, channel nziza cyane muzamusangaho ibiganiro bikozwe n'umusesenguzi mukunda cyane witwa Mutwara Sibo TV. Jya kuri Ingagi Empire ukande subscribe, unatanga na comment utubwire ibyiza twabagezaho. Ingagi Empire ni yindi channel iyo uzamakuru asesenguye.